bivuga uburyo urukundo ari serikire. Urukundo ni serikire, uwo ushaka bashaka undi, n'abandi ugushaka nawe nyuma abashaka undi, n'ugushaka inyuma y'abashaka undi, nyine ugasanga bibaye serikire. Urukundo ni umukino umeze nko ukunda se ugukunda, nawe ugukunda se ukunda, ntago aba ari ukunda. Yego. Ubundi urukundo ngiye naruhaye ikintu gisa na serikire. Ni umukino wo gusiganwa. Iyo urushye urahagarara, iyo urushye niwe ufata ibiryo utashakaga. Ushize hari aho twaganiriye uvuga ati ngewe rwose umugabo wanjye naramuka ashatse kugaruka ndi tayari yuko namubabarira, nshobora kumubabarira, birashoboka cyane. Mbona abantu muri comment bati ati nta soni tiwa muzima tubabarira umuntu wagoye mukiye akagutabira kuriya ti umubabati reka ti ntago iby'imbabazi tije ngije rwose uramenye ntabyo kubabarira. Warabizibonyeza ko anteri zikubuza kuzababarira umugabo wawe mu gihe yabagarutse. Jowe waretse kuzetsa ko turi mu kiganiro gusa nifuzaga ko mbere yuko nasubiza kuri comment cyangwa urakoze cyane. Ese nimba tuvuga ko twakijijwe, Bibiliya ikabivuga ngo urukundo rwaringanira rwo byose rukababarira byose, utabashije kubabarira umuntu wakubabaje, nibaza ko agakiza kawe kaba kameze nka kakandi ko ku cyapa, kuko ngo icyapa kiyobora abagenzi, ariko abagenzi bakagera iyo bajye cyo kikagomeza kigaguma ari icyapa gihagaze. Nibaza ko rero nta kintu umuntu yakora muri ubu buzima utabasha kubabarira, kuko ni kwijambo ry'Imana ribidusaba. Ariko nawe warabibonye nyira babikuvuga bajye bagwa amatanti. Barabivuze. Yes, reka dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kwiyobokamana TV. Ni kwa kundi mutumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Waraba ko twicaranye rero n'umutumirwa wacu, ntabwo ari mushyashya kuyobokamana TV kuko asanzwe hari umufatanyabikorwa mwiza wivuga butumwa dukora. Reka rero tumwakire tumuhereze ikaze no muri kuyobokamana. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Mwiriwe neza. Amakuru ni meza. Wow, tuguhaye ikaze kuyobokamana TV. Murakoze cyane. Uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira, kandi nako tugusaba kongera ijwi kugira ngo abantu babashe kumva neza. Yego, urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uwase Jacqueline, ndi umumama w'abana 4. Mba numva ari ibyo ntuye ku Gisozi aho bita Kagugu. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Ni Madamu Jacky rero n'ubundi tugiye kuganira, mumaze kumumenyera cyane, ntabwo ari mushya kwiyobokamana. Reka tumuhe ikaze kandi uko tumusuhuje mutwemerere namwe mwese abari ko tubasuhuza bari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hose hatandukanye mu bihugu bya Afrika duturanye ndetse n'ibya kure, ndetse no ku migabane itandukanye, muri Canada, muri Amerika, muri Australia, muri Oceania, muri Aziya ndetse no ku mugabane w'i Burayi n'ahandi hose hari umuntu wumva ururimi ntabamvuze. Mwese mwumve yuko tubasuhuje mu izina rya Yesu. Uri kureba kino kiganiro ukaba wishwe n'agahinda, ubabaye bitewe n'ibibazo byinshi ufite, ingorane, intambara ndetse n'ibindi byinshi bibabaza umwana w'umuntu, ukwiye kongera ibihe byo gusenga no kwizera yuko yatabaye abandi nawe izagutabarika kugirira neza. Naho wowe wishimye urasabwa kuririmba, niko Bibiliya yabivuze ngo niba wishimye ujye uririmba, kandi ujye ujyana na Yesu gutabara abababaye, kuko Yesu ubwe yateruye amagambo aravuga ngo abajyana nawe gutabara abababaye cyangwa abandi nibo bazagabana ku mugisha w'Imana. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Jacky, mumeze mutese? Turashima Imana. Mwambaye neza, wenda reka bari byo mperaho pe. Urakoze cyane. Yes, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Mu minsi yashize hari ibiganiro bitandukanye tuba twaragiye dukorana, tuba dushaka no kumenya ama feedback yabyo. Wenda muri feedback nanjye hari izo ngenda mbona muri commentaire, yebushize hari aho twaganiriye uvuga ati ngewe rwose umugabo wanjye naramuka ashatse kugaruka ndi tayari yuko namubabarira, nshobora kumubabarira, birashoboka cyane. Mbona abantu muri comment bati ati nta soni tiwa muzima tubabarira umuntu wagoye mukiye akagutabira kuriya
umubabaro reka ntabwo iby'imbabazi ibyo ngibyo rwose uramenya ntabyo kubabarira warabibonye izo komanteri zikubuza kuzababarira umugabo wawe mu gihe yabagarutse. Jowe waretse kunsetsa ko turi mu kiganiro gusa nifuzaga ko mbere yuko nasubiza kuri comment cyangwa twatangira ndumva nabanza gusenga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro gusa Imana ibahe umugisha. Birandenze Imana turagushimiye tugushimiye neza yawe tugushimiye urukundo rwawe turagushimiye ko abanye natwe turagushimiye ko waturinze tuza mu nzira izina rye nirabwicubahiro mwami tugiye kugana n'ubwoko bwawe nyemerera Uwiteka nkubera igikoresho uvugire muri njyewe kandi mvuge ibyubaka by'umumaro mu izina rya Yesu Kristo njyewe mbure wowe ugaragare muri njyewe mu izina rya Yesu sengeye umuntu wese udukurikiranye kugira ngo umugisha w'Imana umubeho bwiza bw'Imana bumubeho niba ababaye niba afite ikintu kimugoye mu buzima bwe urukiye kumujyana neza no kugikora kuko witwa Imana isumba byose. Urakoze rero mwami wanjye ngushimiye ineza n'urukundo rwawe ku buzima bwacu tukuragije kino kiganiro twebwe tubure ugaragare muri twebwe mu izina rya Yesu amen amen amen. Imana iguhe umugisha Joel gusa abadukurikiranye bose aho barinda basuje mu izina rya Yesu abapapa abamama urubyiruko abana abajene nyine abakecuru abasaza nanjye ndabasuje numvishe nawe basuza mu mpande zose z'isi nanjye ndabahobereye aho bari amahoro y'Imana nabane nabo ndabasuje mu izina rya Yesu. Rero ndagira ngo ngusubije kuri kino kintu bazo warumbajije urakoze cyane. Ese nimba tuvuga ko twakijijwe Bibiliya ikabivuga ngo urukundo rwaringanira rwo byose rukababarira byose utabashije kubabarira umuntu wakubabaje nibaza ko agakiza kawe kaba kameze nka kakandi ko ku cyapa kuko ngo icyapa kiyobora abagenzi ariko abagenzi bakagerayo bajye cyo kikagomeza kigaguma ari icyapa gihagaze. Nibaza ko rero nta kintu umuntu yakora muri ubu buzima utabasha kubabarira kuko ni kwijambo ry'Imana ribidusaba. Ariko nawe warabibonye nyira bagwa amatanti barabivuze kandi nta nubwo ari hano kuri kuyoboka Imana gusa hari n'ahandi nanaboreraho kuko iyoboka Imana n'andi macana amwe namwe cyangwa se aba members ba Isimbi n'abayiyoboka Imana mbona ari bamwe ko ujya muri comment ugatubona nk'ikintu umuntu yanditse ko ku Isimbi nicyo kiri nko kuyoboka Imana ukabona kandi umuntu so rero nanasubiza bano bantu nyine hari akantu nyine abantu bakubaza nawe ukumva biragusekeje ariko se hari ahantu nyine umuntu ngo aba yavuze ubuhamya koko nibyo bamwe bakamva ko yishize hanze se iki hari ahantu umuntu abonye umuntu yanditse ngo se ngo isi wawe undi ngo wavuze ko ngo yasanze igitanda ngo niba ngo kari agasempure uwo muntu ntekereza ko abatumvisha ikiganiro neza kubera ko ntabwo nagaragazaga ibyo namusanganye bikeya nagaragazaga uburyo namukunze mu bihari ariko nta gaciro uburyo njye namukunze cyangwa se nk'uko mwene data udukurikiranye nawe afite ibintu ari guca amashaka ko yarakunze umuntu ariko yamwubaha wa muntu ntamwubahishe muri cya kintu rero aba bantu nababwira icyo nasubiza abantu nababwira ngo ahubwo nabo bababarira babahemukiye bababarira abanzi babo kuko na Yesu yababariye abantu benshi abamuvuze abamusetse yararengaga akanabakoreramo ibitangaza kandi ntago yarayobewe ko iyo byabaga byagenze kuriye yagombaga no kwimuka akajya kubikora ku wundi musozi wenda ariko yaremeraga agakiza abantu hagati y'abanzi kugira ngo nyine agaragaze umutima w'imbabazi n'umuntu umurimo kandi ijambo riratubwira ngo niba ushaka kunkurikira wiyange. Rero twariyanze kubw'ibyo twakundaga dukurikira Kristo nyene ko nasubiza iyo kibazo. Ahubwo Yesu we yaranivugiye ngo nutababarira mugenzi wawe nawe data wo mwise wo mwijuru ubwo ni Imana nawe ntabwo izakubabarira. Kutababarira reka mbonero no gutanga teme y'ikiganiro kutababarira mbibona nk'umwijima uri mu bitekerezo by'umuntu cyangwa mu mutima w'umuntu. Kutababarira ubundikiye ibitekerezo by'umuntu n'umutima w'umuntu aba ni umwijima kandi rero uyu muntu uyu mwijima bafite ndamwumva kuko Imana yonyine niyo ishobora kugukura muri wa mwijima igatanga umucyo ku buzima bwawe. Umucyo ni imbabazi nyine. So rero ahantu umwijima uri umucyo utaraza biba bigoye. Navuga ngo ku bantu badukurikiye Imana itanga umucyo ku bantu batababariye nyine batabashije kubohoka kuri bagenzi babo. Imana ibaha umucyo w'imbabazi mu buzima bwabo kugira ngo babashe kumurikira babandi bari mu mwijima bababaje. Ariko Madamu Jacky kubabarira ni ibintu byiza ni Imana idusaba ariko kandi nk'uko bivuze ni ibintu bigoye. Ubundi ni icyo umuntu yakora kugira yoroherwe no kubabarira.
kubabarira ubundi kubabarira mbigereranya no kwibabarira ubwawe kuko iyo unaniwe kubabarira umuntu iteka ni wowe ugumana wa mutwaro kandi wakubabaje wenda arya akaryama akanasinzira so rero wowe unaniwe kubabarira urabigumana ugahora n'inzika mu mutima wawe rero numva ko kubabarira ni ibikorwa bibiri ni ukubabarira uwakubabaje no kwibabarira ubwawe kwihesha amahoro cyangwa kwiha amahoro muri wowe so rero igihe umuntu wenda navuga ageze muri kino cyiciro cyo kubabarira bikamugora ikintu navuga uyu muntu yakora ku bantu badukurikiranye n'ubundi ategetswe kubabarira naravuze ngo umuntu gukomera n'ibyanga n'ubundi azakomera n'ubundi umuntu azababarira kuko nta kindi kintu kiri inyuma yo kubabarira cyangwa se wasimbuza kubabarira cyangwa kutababarira wakora iki mu gihe umuntu wakubabaje adafite gahunda yo kugusaba imbabazi ahubwo hari ukuntu ubabaza umuntu bigutunguye hari n'ukuntu ubabaza umuntu wabigambiriye kaba turiya muntu ngiye kumubabaza ngiye kumwumvisha umuntu nyiri kubabazwa aho ngaho yakwitwara gute ni urugero ni umugabo murabanye wenda cyangwa mukoze mariage uwo akavuga turiya muntu ngiye kumubabaza ngiye kumukorera ibi ngibi nindangiza mute cyangwa bigende gutya ukaba ubizi yuko uwo muntu ariyo ntego yari afite ibyo nabyo wamenye ko ari umubabaro yaguteye w'umugambirirano naho byakoroha kuba wababarira umugambirirano w'umubabaro Bibiliya iravuga ngo nugamburura mu makuba mbese gukomera kwawe kuzabukura urumva iyo unaniwe kubabarira umuntu wagambiriye kukubabaza uba umeze nk'ugamburuye mu makuba yawe siko ijambo rivuga se ngo kugambura kwawe mu makuba gukomera kwawe kwabukuye so navuga rero ngo umuntu iyo agambiriye kukubabaza akabikora yabigambiriye n'ubundi kuko n'ubundi ababikoze atagukunze cyangwa atagushaka n'ubundi kugira ngo juste wewe wihesha amahoro uramubabarira giye nicyo n'ubundi ndi bugarukeho ni ukuvuga ngo none se ntabwo ujya ubona nk'ukuntu umuntu ashaka kukwandikira nk'ibintu akakurakaza ugahita umubwira ngo nakubabare n'ubwo utansabye imbabazi aho rero ni uko uba ushaka kwiha amahoro kugira ngo ibimucuncumukamo n'ibimusohokamo n'ibikorwa bye n'ibimenyetso bye byere kukugeraho kuko iyo umuntu akubabaje aba ameze nk'uri kukurasa imyambi ariko iyo umubabaje uba umeze nk'aho nako iyo umubabariye uba usize nk'aho ingabo irinda ya myambi sinzi aka kantu niburi yego ndi kubyumva nuvange umuntu akubabaje abakoherezaho imyambi iyo umubabariye atanagusabye imbabazi ya myambi yiraza igakubita kuri yanga igukingiye ikingiye umutima wawe cyangwa ibitekerezo byawe kugira ngo wa muntu tuvugana n'urugero reka ntanga urugero muri ubu buryo niba umuntu yaragutaye akaba postinga wenda yari kumwe n'undi muntu akaba guhamagara ari kumwe n'undi muntu akaba iteka mushobora gukubitana ari kumwe n'undi muntu akajya yiyeranja kugira ngo bya bintu ubibone urumva ari kubigambira wowe ikintu ugomba gukora icyambere kugira mubabarire kwa mbere hita usiba nimero yo muri telefone yawe kugira ngo ureke kureba izo stati kuko ntacyo zikubaka ziragusenya nimba ubibonye neza yuko wenda wamuhamagaraga kuri video call akakwitaba ari kumwe n'umugore cyangwa n'umusheri mu gitanda n'urugero hita wirinda kongera guhamagara ya video kugira ngo urinde umutima wawe erega ubundi Bibiliya iravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibintu byose birindwa Yesu nashimwe cyane rero navuga ngo kurinda umutima w'umuntu ni ukurinda nyine ibibi byose byaza gukora ku mutima wawe rero mboneraho no gutanga inama aha hantu hari n'abantu umuntu akubabaza ugashaka gukurikirana amakuru ye kwa gukurikirana amakuru ye uracyababara ariko wa muntu iyo ugerageje gusa naho wowe umusibye kabone n'ubwo waba utaramubabarira neza ariko nibura uba umurekuye erega hari ikintu nshaka kuvuga aha hantu n'ibintu bibiri hari ukubabarira no kurekura hari igihe ubabarira umuntu ariko ntumurekure ariko hari igihe urekura umuntu ntunamubabarira ariko nibura iyo wamurekuye biguhereza intambwe zo kugira ahantu uva naho ujya kuko nibura ushobora gusenga bikemera ushobora kuvuga neza bikemera icyo wakora cyose cyakwemera kuko wa muntu iyo ubashe kumurekura mu gihe utegereje ko Imana izazana imbabazi zihagije mu mutima wawe ubuzima bugakomeza neza niko nabisubizaho tuvuga ku bijyanye n'imbabazi Jacky hari abantu babana n'ibikomere baterwa no kuba barahemukiye abantu mu buryo butandukanye ugasanga wakoreye umuntu amakosa ariko nyuma y'uko ubukoreye amakosa ugize remoro uricujije ugiye no kumusaba imbabazi ukamubwira ni rwose mwene data naraguhemukiye byagenze gutya umuntu wahemukiye
akakubera ibamba neza kabadi sinshobora kukubabarira niyo byagenda gute warambabaje. Uwo muntu uri gusaba imbabazi urumva bimubereye igikomere kuba yarahemukiye umuntu cyangwa yarababaje umuntu akaba musaba imbabazi undi akaba adashaka kumubabarira. Bene uwo muntu ufite igikomere nk'icyo cyo kwanga kubabarirwa bitewe n'ububabare cyangwa n'uburyo yakomerekeje umuntu yakora iki kugira ngo yiyumve amahoro? Iki kibazo rero mbajije nyuma yuko nanatanze ikiganiro nagiye mura n'ibibazo bimeze gutyo abantu nyine bakangana ambwira ati jewe ndanabyemera ko jewe nakoshereje n'umugore wanjye pe ndabyemera mbihagazeho n'amaguru abiri ariko yanze kumbabarira arimo aranasaba ko dutandukana. Ese none nakora iki ko nabonye uvuga inzira y'umusaraba? Ese uwo musaraba nkomeze nkwikorere kandi umuntu arimo aransaba divorce? Nta yindi nama natanga ahangaha rero. Aho ngira ngo wenda icyo urwo rugero uduhaye rw'uwo muntu wakubajije icyo kibazo ni urugero rwiza nugisubiza ugicukumburi kuko abantu bafite ibikomere nk'ibi. Urumva ni umugabo yahemukiye umugore baratandukana cyangwa yaramutaye urumva cyangwa se ni n'umugore wabikoze yica n'umugore wabikoreye umugabo ariko nyuma yo kubikora yisubiyeho ati ibintu nakoze sibyo aje gutakambira umugore aje gutakambira umugabo ati nyaboneka wowe kabyara we mbabarira cinkoni zamba nisubiyemo niyimiriye sinagirwaho n'urubanza. Undi ati reka tuburyo wankomerekeje uburyo byagenze gutya wantanya abana bakansohora mu nzu bakankubita bakagira gutya bikagenda gutya na gutya ati sinshobora kukubabarira niyo byagenda gute. Uwo muntu afite igikomere gikomeye. Ese ubu yakira gute ko? Kuno uyu muntu rero yakira Joel ni muri ubu buryo. Urumva ngiye nawe n'ibintu bimeze gutyo hari n'abamama nyine bagiye aza akambwira ati nanjye pe yarambabaje akora agatate ahubwo njye mpita nkora dubure. Ariko hari akantu ushaka kuvuga ku rugero rw'umuntu wambwiye ati iki ndakikubwiye uzakimfashe Jacky unansengere nk'umuntu watwigishije inzira y'umusaraba umbwire n'icyakorwa. Rero ndatanga inama ubwo muri rusange ubwo na wa muntu umuheramo n'igisubizo cye we nari narakimuhaye ariko n'ubundi ndamusaba gukomeza kwihangana no gukomera. Urumva ko aremera ko yababaje umuntu kandi buriya umutima w'umuntu narabitanzemo ikiganiro rubushize umutima w'umuntu nago ugeranwa n'ikirahure nago gisanwa ntago wakidoda icyo wakora cyose kuri wa muntu wamubabaje biba bisa nkaho wamubabaje. Nta kindi kintu kigomba kugarura wa muntu icyizere cya mbere ko wahindutse. Icyambere kimwemeza ko wahindutse ubu ukwiye guhindura icyambere imyitwarire y'ukuntu witwaraga mbere mutaramenya ariko imyitwarire itarimo uburyarya kandi ukabanza ukamenya urumva mu mutima ni kurerega Joel. Ubundi hari n'igihe umuntu agusaba imbabazi atanazikuye ku mutima akagusaba imbabazi ari uko hanze hamugoye hamunaniye wenda n'urugero yaragutaye ariko aba yagiyemo bose asanze n'ubundi ntacyo bakurushaga yaba ku ruhande rw'umugore cyangwa urw'umugabo sibyo. None ugasanga agarutse ameze nk'ubuziyaje by'amaburakiye none yagaruka muri ubwo buryo akagusaba imbabazi. Icyo gihe ukibaza ubwo ngiye gusubiza umuntu uri kwibaza ati se uyu muntu ntago ndi shuwa yuko aje asaba imbabazi z'ukuri cyangwa se asaba imbabazi zitari zuko yabuze uko agira namuha igisubizo kimeze gutya. Hari igihe umuntu ashaka kuza ameze nk'ubuze uko agira ariko Imana ikamufatira umutima. Ubwo nabishyize mu rwego rw'abantu basenga ko tubishyize mu rwego rw'abantu batizera byaba bigoranye. Hari igihe umuntu ashobora kugaruka muri ubwo buryo yego Imana ikamufatira umutima. Kimwe nuko niyo umuntu akiguta gutya kikubabaza hari igihe usenga Imana uvuga uti Imana amugarure. Rero hari igihe agaruka ararambiwe ariko ntumenye neza niba ari na cya gisubizo wari warasabye Imana naho kije muri ubwo buryo. Ikigeragezo kiraryana abantu badukurikiye ndabizi ndabyumva pe ko nanjye ngihagazemo nanakibayemo n'umunsi nkigihagazemo. Ariko Joel nabwira abantu badukurikiye ko iyo umuntu ageze mu gihe cyo gusabwa imbabazi kandi yarababajwe yumva igikomere cyarakuze cyarabaye ikigugu muri we atabashije kubabarira numva n'ubundi kintu abasabwa nk'umuntu w'umurokore cyangwa se umuntu udukurikiye ndega abarokore bambaye umutima w'inyama n'amaraso ndabumva pe nukuri ntibantera amabuye ndabumva ngomba tegeke kubabarira kandi nanjye nzi ko kubabarira bigora. Nta kindi kintu rona nasaba abantu badukurikiranye nabasaba kureba ubaza wa muntu wakubabaje bwa bundi uti ese uyu munsi ugarutse utabeshya cyangwa ugarutse ubeshya none ukanamubaza noneho impamvu kamubwira uti se wenda n'urugero ko ari wansize n'ubundi ukarenga ukajya kubyara hanze kandi narabyaraga niye mpamvu yari yaguteye kunsiga
naguha igisubizo ukumva kirafatika uzamubabarira, naguha n'igisubizo ukumva kidafatika uzamubabarira wirinda kuba waba hanze. Rega hanze ni habi, ye nkunda kubwira abantu ko hanze ari habi. Kubyara inshuro nyinshi zitandukanye ntabwo ari byiza, nyine iyo bidushyikiye ubibamo, ariko ntabwo wabwira abantu ngo bakomeze babikore. Ngo tubwire abantu ngo niba umugabo akunaniye ngo uzashaka undi, ngo niba umugore akunaniye ngo uzashaka undi. None se reka nguhe urugero, mperutse gusohora icyigisho kuri chano yanjye kivuga uburyo urukundo ari serikire. Urukundo ni serikire, uwo ushaka bashaka undi, n'abandi ugushaka nawe nyuma y'abashaka undi, n'ugushaka inyuma y'abashaka undi, nyine ugasanga bibaye serikire. Urukundo ni umukino umeze nko gukunda, si ugukunda nawe ugukunda si ukunda, ntago aba ari ukunda. Yego. Ubundi urukundo ngiye naruhaye ikintu gisa na serikire, ni umukino wo gusiganwa. Iyo urushye urahagarara, iyo urushye niwe ufata ibiryo utashakaga. Sinzi aka kantu bukumvisha. Ngiye nzagaruka hano dukore shema igaragaza ikintu cy'urukundo uburyo ngiye nabishakashatsemo. Ni ikintu kizafata umwanya muremure. Rero navuga ngo nimba wa muntu ari Imana yakugeneye muri cya gihe mwari muri kumwe nyine, akaba agarutse kandi yarakwitwayeho nabi, navuga ngo mubabarire kuko nawe siwe. Ubushize nabisobanuye ko abantu gutandukana ntago ari uko abantu ari abagome. Abantu batandukana ni Satani utandukanya abantu, niwe utabishaka. Rero inama nahereza uno muntu nihuse cyane, namubwira ngo nakomere asenge, kuko buriya no gusenga Imana ukagenzuza ikintu umwuka bigufasha kuruta kugikora ugikore mu marangamutima wiyoboye. Nicyo gisubizo ngiye namuha. Gusenga usengesheje umwuka ukabaza Imana. Rega Imana nubwo itavugira hano mu bicu, ariko Imana itanga ibimenyetso. Ushobora no kubirota, karota ahubwo umuntu nubwo yagusabye imbabazi ukarota kwirukankana. Inzozi zitavuye kuri Satani, nyine inzozi zivuye ku Mana wasengeye, wasabye Imana uti nyereka iby'uyu muntu. Imana ntago yananirwa kubikwereka. Imana iradusanga, si ngombwa ngo abantu baduhanurire nyine. Navuga rero nk'umuntu asenge, uwo muntu uri aho hantu, rega izi nguma tuzazomorwa na Kristo. Nta kindi kintu cyatwomora izi nguma, si paracetamol. Umva nta binini bibaho byatwomora, si betapine, nibyo binini nabonye abantu barwara umutwe banywa cyane. Ni byinshi umuntu yavuga, ntago ari tramadol. Ubu ndi kuvuga ibinini by'umutwe, ndetse nta mudogiteri wavura ububabare. Ibi ngibi bavuga ngo umuntu ngo wamukora kanseri, igikomere cy'umutima. Igikomere cy'umutima Yesu wenyine n'urukundo rw'umutima nyakuri, ugarukanye imbabazi cyangwa se ugarukanye ukuri kutarimo kwishushanya. Ubundi bajya bavuga ngo dayimoni w'inzara yicwa no kurya. Uri kumva? Dayimoni wo kwambara ubusa yicwa no kwambara. None se ni gute twabwira abantu ubundi dayimoni rero n'ubundi waguteje igikomere azasobanurwa nuko uzakundwa, ugakundwa nk'abandi, ukubaka nk'abandi, ugatera imbere nk'abandi, ukagera kure nk'abandi. Ntago tuzaza ngo tubwire abantu ngo tubabwire ngo nyine ngo bigenze gutya. Ntago nabyo nubwo tubivuga ngo abantu bakomere biba byoroshye. N'ubundi rero wa muntu Imana imuhindurira muri we, akaba yagarukana urukundo rwa ndi wahoze umwifuza umushakaho. Ikindi hari akandi kantu navuga, burya bajya baca umugani ngo abagura baziranye bagura bwije. Mu yandi magambo, hari igihe jowe abantu buryo babanye baba baziranye, kandi baba baziranye kurusha n'umuntu mugiye gukundana mushyashya. Buryo mugiye gukundana bajya bavuga ngo imihini mishya itera amabavu. Umuntu ashaka kuza nyine ari mushyashya mu buzima bwawe, nibyo ndabyemera, bikanacamo pe, ariko nyine ibishyashya biranavuna, biranagora. Nyine nagira abantu inama ko bagumana ibyo bari basanga bafite. Hari umuhanzi nyine waririmbye indirimbo zitari z'Imana, waririmbye ngo agakecuru kanjye kandekere, ngo nagakunze nkareba kandekere. Rero navuga ngo agakecuru kawe nibakakurekere cyangwa akagumane, n'agasaza kawe cyangwa umusaza wawe mugumane, mukunda uko ari. Nyine tungiye bundi nkunda kubwira umuntu ngo akunda umuntu uko ari. Imana niyo nyine ihindura umuntu. Imana niyo ihindura umuntu. Erega jowe, none se ko diplome nyine ntago yahindura umuntu. Amafaranga ufite niyo wahembwa miliyoni ntago yahindura umuntu. Nta kintu cyahindura umuntu usibye Imana yonyine ukuzikamo guhindurira. Numvise abanyarwanda bamwe bavuga ngo kamere ipfa nyirayo yapfuye, sibyo? Mu yandi magambo, kamere y'umuntu nanone ipfa iyo yakiriye Kristo. Nuvuga ngo rero umuntu utarakira Kristo ngo kamere ipfe muri we agira ibyo arekora. Ni nayo mpamvu none se utuvugishije ukuri kugira ngo ngiye kerana nababariraga, nirebagaho. Ariko uyu munsi namenye kubabarira kwa ko nakurikiye Kristo. Nyine yaravuze ngo tumukurikire twiyanga.
nyine ubundi kubabarira icyambere biri mu mategeko y'Imana, ni nko kumva ko ari itegeko. Hari ibyo ugomba gukora nk'itegeko. Yesu nashimwe cyane. Hari ibintu ugomba gukora nk'itegeko ukabikora kubera ko ari itegeko ry'Imana, ubibwirwa ko nutababara utazajya mu bwami bw'Imana. Kandi rero tunavugishije ukuri, ikintu cy'imbabazi navuga ko gishobora kuzabuza abantu benshi wenda ijuru sinci y'urubanza, ariko kubabarira ni ikintu kigoye. Imana yaduhaye umunzani ukomeye cyane. Biragoye nyine, ikibabaje umuntu uramubabarira yamara no kugaruka yakongera kugukosereza, nyine ugahita ubona ko ntago yahindutse. Kandi mu by'ukuri n'ubundi ntago yagarutse yabaye marayika Gaburiyeli, yagarutse yambaye inyama n'amaraso, yagarutse ari runaka. Rero navuga ngo iyo ubabariye umuntu jya umenya ko umubabare n'ubundi acyambaye inyama n'amaraso, ntago umubabare yamaze gukuramo umwambaro wo mubiri yambaye, ngo yambaye umubiri wenda w'ubumarayika. N'ubundi azakosa, azagukosereza. Rero navuga ngo abantu nibakomere kandi basenge. Ijambo rirabivuga neza ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Iby'ubutwari ni ibihe? Iby'ubutwari ni ibyo byose: kubabarira, kwihangana, gukiranuka, guhamya, kwizera, gusenga. Ibyo nibyo by'ubutwari Bibiliya bitubwira. Ese mama Pastor, ubushobora kuba marene w'umuntu? Ndabitinya. Ntabwo urabibona na rimwe? Naramubaye. Nigeze kuba marene w'umuntu, ariko ndabitinya. Kubera iki? Ndabitinya cyane kuko kuba marene hari ukuntu umukobwa asenya bikanitirirwa marene. Yabaye n'umugabo akavuga ati se kwa yari afite marene mubi, nyine niyo mpamvu urugo rutateye imbere. Kandi wenda ntago marene ari waje kubaka urugo rwawe, wowe wagombaga kurwubaka marene agashyira agakeregeje. So impamvu rero mbitinya ni uko ba marene bahura n'akazi katoroshye. Iby'iyi minsi biragoye. Ngewe ni ukuri hari abantu bajya banabinsaba ngo uzambere marene. Ntago navuga ngo ndabyanga, ndabisengera. Wenda bikazarangira yifatuye undi cyangwa se habaye izindi mpamvu. Ariko biragoye kuba marene warakomeretse, biragoye. Yego. Nta kindi wakomeresha umukobwa wawe, wamubwira uti nyine nuko zubakwa, nyine ihangane. None si yobera ibyo bankoreraga, kandi ntago uba wubaka, ahubwo buri murereka umuntu ko ari mu buzima navuga ngo ni gehinomu. Urumva? Nyine niko zubaka, twarabikuranye, ababyeyi babivuga, jowe twarabikuranye pe. Ariko ntago ari byo dukwiye gukomeresha abantu. Dukwiye kubwira abantu ko Kristo atanga ingo nziza. Dukwiye kubwira abantu ko Imana ari Imana yubaka kandi kubaka ibikomeye bizima, bifite umugisha, bifite aho biva naho bijya. Okay. Buriya wabaye nka marene wenda n'urugero, mu bintu utabura kubwira umukobwa ugiye gushaka urugo, ni ibiki? Hari ibintu ugomba umarene aba agomba kubwira umukobwa, tukavuga ati ibi bintu uzabijyane mu rugo bizakubera impamvu. Ikintu nabwira umukobwa ku munsi wa mbere akinsaba ko nzamubera marene, kugera ku munsi wa nyuma turi butandukane winjira mu rugo rwe twamaze kuva mu rusengero, nyine agiye kubaka urwe. Ijambo nahera umubwira ari naryo nasorezaho, namubwira ngo umugabo ni umuntu kandi yambaye inyama n'amaraso. Ubwo mbese no kuvugira ko umugabo ari umwana wundi? Oya. Okay. Umvuze ngo ni umwana wundi, mba mugize rubanda. Wamugize rubanda. Kandi sishaka ngo uyu mugore abone ko umugabo we ari rubanda. Ndashaka ko ahubwo uyu mwana w'umukobwa ugiye kubaka amenya ko umugabo we atari marayika. Yego. Azashyira isabune ahadakwiriye, azashyira borose ahadakwiriye. Uko azabigenza uko ariko kose, ni umuntu yambaye inyama n'amaraso. Nicyo kintu nabwira uwo nabera marene cyangwa se uwo nzabera marene. Nyine umugabo ugiye gushaka ni umuntu yambaye inyama n'amaraso. Ntago ari marayika. Ntabwo ari marayika. Ese ubundi yo bavuze kandi aho ngaho ukubiyemo ibintu byinshi. Ubukubiyemo byinshi. Ngo umubwiye ngo kwihangana, narakara uzihangane. Yego. Natinda gutaha uzakomere. Nuteka ntabirye, ntuzibaze ko yariye brochette mu kabari, uzatekereza ko ashaka kuba afite amibe. Ni ukuvuga ngo umuhayemo ibintu byinshi. Nataha ukamubwira ngo nakore dushe ntayikore, ntuzumve yuko ari uko agira umwanda. Uzumve yuko ahubwo ashobora kuba arwaye umutwe, akaba yumva ashobora kuba afite isira atajya muri dushe. Nyine ubumuhayemo bezabe mu buzima bwo koroshya ibintu, nyine yumve ko umugabo atari marayika. Kandi n'umugore azumve ko umugabo atari marayika, n'umugabo azumve ko umugore atari marayika. Aho ngaho nicyo kintu natanga. Okay. Iyo bavuze ngo urugo ni ishuri, kuri mama Pastor Jacky yumva bishatse kuvuga iki? Bakunda kuvuga ngo urugo ni ishuri.
urugo ni ishuri ariko ikinyuranyo cyabyo urugo ni ijoro rito. Yego. Rero uru rugo rukunze kubera umuntu ishuri ku muntu rwabereye Gehinomu. Tuvuge ko rwabereye ijuru rito bo ntabyo biga. Iyo rwabaye ijuru rito ahubwo ruhinduka paradizo, ntabwo bihinduka ishuri. Kuko nuvanga ikintu kikubera ishuri kuko kiguhangayikishije. Ubundi impamvu abantu bajya kwiga ni ukugira ngo bamenye ubwenge, bagire aho bagera aho batigejeje n'ibiki. Ariko tuvuge uramutse wisanze, uramutse umunsi uvutse ugahita usanga wenda gukoresha mashini urabizi, kuvuga icyongereza urabizi, kuvuga igifaransa, nta shuri bizagusaba. Ndavugisha ukuri ko wahita wumva ko uvukiye mu buzima buri paradizo. Nta nubwo wakwirirwa ujya mu ishuri. Ntabwo wakwirirwa ujya ku ishuri. Akantu kadutse ariko iyo umuntu akubwira ngo nguze ubwenge nk'umwana uzijyana ku ishuri, aho umwana uzijyana ku ishuri aba ari umuntu, aba ari umusirikare. Rero mu yandi magambo njyewe urugo nubwo navuga ngo ni ishuri, kandi nanjye koko iryo jambo nshobora kurivuga cyane naba naranarivuze, nyine ishuri wigiramo na byinshi. Iyo ugeze mu ishuri uhahura n'amasomo wumva nayo utumva, kandi byose ubutegetswe kubyakira no kubyumva. Iyo ugeze mu ishuri utegetswe kuba mwarimu yagukunda cyangwa yakwanga. Iyo uri mu ishuri uba wemerewe gukundwa n'abo mwigana cyangwa bakakwanga. Nuvuga ngo nyine mu ishuri ni mu ishuri waragiye kwiga. Ariko jewe ntago urugo ngereranya nk'ishuri ni urugo rutarimo amahoro. Urugo rurimo amahoro, abantu bamwe bafite amahoro badukurikiye, nzi neza ko babona ko ari muri paradizo mu rugo rwabo. None se kubera iki hari ingo hano hanze uba ufite nka couple y'abashuti bawe, wowe nawe ukabuzi ko abo bantu ariyo couple mu buzima wizera, wahura n'ikibazo ukayibwira. Uzi impamvu biba bimeze gutyo? Nuko barabonye bafite indangagaciro n'imico n'imyifatire n'imyitwarire n'imigenzereze itandukanye n'urugo rwawe. Niyo mpamvu abantu wumva bakunze ukumva bakubera abajyanama. Ubwo urumva rero aho hantu navuga ko abo bantu bababonyemo paradizo. Si paradizo neza, ariko hari ikintu babonyemo udafite. Rero cya kintu udafite nicyo cyakubereye ishuri, abandi bo kibabereye umunezero. Bakunda kuvuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo, umupfapfa akarwisenyera. Baba bashatse kuvuga iki? Ibyo ngibyo nanone ndabiha ikinyuranyo cyabyo, cyangwa se igisanisho cyabyo kivuga ngo ubwiza bw'umukobwa mu mugezi bwami. Yego. Ariko ubwenge bwe nibwo bumugenera igihe azamarayo. Navuga ngo mu by'ukuri sinzi aka kantu ndagasobanura gute kugira ngo abantu badukurikiye bakumve. Ubundi umugore ufite ubwenge, ubundi ufite umugore ufite ubwenge, ufite umutima, ufite guca bugufi, nibwo butunzi bwa mbere bunafite. Kuko aho ushobora gusebera mu bandi uva mu rugo baguhaye igitekerezo. Ariko iyo ufite umugore udafite ubwenge, ashobora kugushuka kugira ikintu uza kuvuga kandi kitajyanye na sije y'icyo mwari mugiye kuvugira aho hantu. So navuga ko rero umugore ufite ubwenge agaragara muri iki cyiciro. Ubundi ubwenge bwa mbere umugore bumuranga no guca bugufi. Hari ahantu nasomye muri Bibiliya haravuga ngo urugo n'amatungo ubihabwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Rero navuga ngo umugore ufite ubwenge kimuranga n'ubundi ni ubwenge no guca bugufi. Nicyo kintu nabisubizaho. Guca bugufi, kuko guca bugufi rega nako gukubiyemo ibintu byinshi. Guca bugufi harimo kwihangana, harimo gukomera, harimo gukiranuka muri byose, harimo kwera imbuto, harimo kwihangana ugakomera ku munsi mubi, nkuko rya jambo tujya tukunze kurivuga. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Ni mama Jacky turimo tugenda tuganira, abakugira inama nyinshi cyangwa kubwira impanuro nyinshi. Kubera iki bakunda kubivuga abantu batandukanye mu makomantari bagenda baduha, bakavuga ngo kubera iki Imana ikunda guhamagara cyangwa gukunda gukoresha abagore b'indushyi, akaba ari bikoresha umurimo w'Imana. Ngira ngo nawe wenda muri comment cyangwa mu buryo butandukanye ni wabuze abantu bavuga ati haraje rero ati nawe dore ni nyirabibazo, none ubwo ngo ni uhamagawe. Kuki Imana ikunda gukoresha abagore abatandukanye n'abagabo, abagabo batawe mu buryo nk'ubwo ngubwo, kabona nibo bantu bitabira ivuga butumwa cyane? Impamvu rero Imana ikoresha indushyi, yaba iz'abagore cyangwa iz'abagabo, indushyi impamvu Imana izikunda, none se ubundi waza kubwira icyo abantu haze?
icyo koze ako kantu uhaze wabwira icyo abantu ese wabwira icyo abantu kuko kuza kubwira abantu umunezero bo bababaye numva ko bikububaka nyine wabubaka ariko wakubaka 20%. Ariko uramutse wigishije abantu uburushyi wanyuzemo bahita babona ubwo bahagazemo bagakomera, bahita babona ahubwo ibyawe byoroshye cyangwa se ibyabo byoroshye. Nuvuga ngo impamvu Imana ikunda guhamagara indushyi, indushyi zumvira umuhamagaro kuko zirabizi ko gutabarwa kwayo kuri yo yonyine. Ariko se nyine niba umuntu nta kibazo afite arabizi ko gutabarwa kari kubera diplome, arabizi ko gutabarwa kari kubera umugabo, arabizi ko gutabarwa kari kubera abakomeye, arabizi ko gutabarwa kari kubera imiryango. None wa wundi rero impamvu imuhamagara we nta kintu na kimwe abashingiyeho nta n'icyo abayishingikirije. Ni ukuvuga ngo guhagurutswa kwe no gukora umurimo kwe n'umuhamagaro we biba bishingiye ku busa mu bifatika by'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka biba bishingiye kuri Kristo. Niyo mpamvu rero Imana ihagurutsa abagore kugira ngo bavuge. Kandi ikindi Bibiliya ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo hahirwa umuntu wihanganira imugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Ubundi se abagore mubona atari bo bambara amakamba, urabona umugabo wambaye ikamba se njyamona nino kamba Bibiliya ivuga no ba misi nibo bambara amakamba, abamama nibo bambara urugora, abamama bakuze abantu nibanira amabaye. Ari umupapa se wambara ikamba, umupapa mwambara ingofero mwijuru ariko tuzayambara nta kibazo ni mwijuru. Ariko ubu turi gusoma Bible tukiri mwisi. Ariko rero nukuri navuga ko abagore nyine impamvu Imana ibahagurutsa, nyine impamvu Imana ihagurutsa indushyi, nyine nimbwira abantu ko nashonje Imana ikangaburira bazafashwa. Nimbwira abantu ko wenda ntari nzi kwambara neza ku uyu munsi nkaba nsigaye nzi kwambara bazafashwa. Nimbwira abantu ko Imana igiye yambika umuntu adafite umugabo bazabyumva. Nimbwira abantu ko Imana igiye yishyura amashuri bazafashwa. None se ubwo umuntu nyine abafite ubuzima bwiza Imana ibihererwa icyubahiro. Imana yarakoze kandi babugumemo kugira ngo bafashe n'abandi batishoboye. Ubundi abantu batari indushyi amashimwe yabo no gufasha abo barusha ubuzima. None indushyi amashimwe yabo no gufasha indushyi ingenzi zabo cyangwa se no gufasha abafite imitima ikomeretse se cyangwa imitima ibabaye iri hahandi muri cyagika nabo bakagira ahantu bava bakagira nabo bagera. Nge niko nabisubiza aho hantu. Ngira ngo birumvikana cyane. Reka tusozereze ikiganiro hano dushimira cyane mama Pasteur Jacky kuba yateye intambwe maze akatuganiriza akaduhereza inama n'impanuro nyinshi gutya pe. Hari umuntu ariko wareba ikiganiro nk'iki ngiki ku mpamvu zitandukanye agashaka kukuvugisha, uratanga nimero ya telefone ubundi uzidusengera maze tugane ku musozo w'ikiganiro. Naratanga nimero rero ndifuza gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Luka igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 78. Haravuze ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. Amen. 79 akavuga ngo ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. 80 aravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga. Yesu naduhana umugisha. Rero nta kindi kintu nasoza mbwira abantu ku kiganiro cyose tugize, Imana niyo ikura umuntu mu mwijima, niyo imurikira umuntu ikamukura aho hantu. Rero ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Nimero yanjye ni 07841275. Ndasubiramo 07821275. Imana ibaho umugisha. Reka nsoze. Ukagira na chaîne ya ndayifite. Chaîne yanjye yitwa Imana Irakiza TV. Ni nayo yatumye mpaguruka cyane kugira ngo mvuge ibyo Imana yakoze ku buzima bwanjye. Imana rero ibaho umugisha abadukurikiye. Reka dusenge. Imana murakoze. Imana turagushimiye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, turagushimiye ko ari wowe ugiye kumanukira kongera kutumurikira ukadukura mu mwijima w'ibitekerezo, mu mwijima w'ubwigunge, mu mwijima w'agahinda. Abadukurikiye ukabakura aho hantu nyine bahagoye ntarondoye, niwo hazi Imana kuko niwo uziranye nabo ibibaruhije. Ndakwinginze rero kugira ngo ukomeze kutugirira neza. Nsabye umugisha ku muntu wese warebye kino kiganiro
amahoro y'Imana nabe muri we, ubwiza bw'Imana bowe muri we. Nsengeye umunyabikomere wese mu mutima udukurikiye, umuntu ufite ibikomere bizwi n'abantu n'ibitazwi n'abantu, reka imbaraga z'Imana n'umucyo w'Imana bimumanukire mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riratubwiye ngo ni wowe ujya umurikira umuntu, ukamurikira intambwe z'ibirenge byacu. Ndakwinginze ngo yaba umukobwa, yaba umusore, yaba umugabo, yaba umumama, yaba umupapa, yaba umukecuru, yaba umusaza bafite ibikomere, ineza y'Imana ibabonekeho. Ni ukuri bimenyekane ko ku buzima bwabo hamanutse imbaraga z'Imana zidasanzwe, ibendera ryo kunesha rizamurwe ku bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero kubikoreye kwibahisha, turagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane. Hamwe murakoze.